Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Niko Uwiteka avuga, avugiye mu ijambo rye muri Zaburi igice cya 16 umurongo wa 8. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye nicyo gituma ntazanyeganyezwa. Ayo ni amagambo meza cyane atugaragariza neza yuko mu byo dukora byose Uwiteka akwiriye gushyirwa imbere y'abantu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, kandi umugisha yasezeranye n'ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Tugiye gukomeza aya materaniro twari tumaze iminsi turebera hamwe bigendanye n'itangazo, ariko ubu noneho bivuye mu matangazo bigeze gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu mbararikira kugira ngo buri muntu wari wese yongere yishimire gufata igihe cyo gusenga no gutegera amatwi cyane ijambo ry'Imana, ariko cyane binyuranye n'uko byari bisanzwe, kubera yuko maze kwitegereza imibereho abantu babayeho muri iyi minsi. Byongeye kunyereka yuko abantu babayeho agakiza gashingiye mu bitugu by'abandi, kuko uyu munsi iyo witegereje imibereho abantu bagiye babamo mu matsinda, aho basengera mu nsengero n'ahandi, rimwe na rimwe iyo hari abantu runaka bagiye, benshi barakonja. Ubwo bivuze ngo rero abantu benshi bafite agakiza bubakiye mu bandi atari agakiza kabo bwite, kandi Imana yatanze agakiza ku muntu wese ku giti cye. Muri aya materaniro rero, aho dufite insanganyamatsiko itubwira ngo tugarukire imbibi za kera, ni ingingo ikomeye cyane tugomba kuzirikana, kuko tumaze igihe kirekire twarahabiye kure y'imbibi za kera, kandi izo nizo mbibi tugiye kureba Imana yashyizeho. Ariko niwitegereza abantu bakomeje kuzitondagira cyane ndetse bakazirenga. Ubwo mu ngingo tugiye kwiga uyu munsi irashingira cyane ku ijambo ry'Imana, kuko imwe mu mbibi ikomeye cyane Imana yatanze bwa mbere ni ijambo ryayo. Muvandimwe yamaze kudusengera, kandi mu gihe dutangira n'ubundi turasaba cyane Mwuka Wera ngo akomeze adufate ukuboko, atuyobore, Kristo atwuzure, Data wa twese ahabwe icyubahiro. Hari amagambo yavuzwe na Wagoneri nshaka gutangira mbabwira. Ni amagambo Wagoneri yavuze mu gitabo cyitwa asobanura ku bigendanye n'urwandiko rw'Abagalatiya. Yaravuze ngo byinshi biratakara mu gusoma ibyanditswe bitewe no kutita ku byo bivuga mu by'ukuri. Ni nako byinshi birimo bigenda birushaho kwibagirana mu mitekerereze y'abantu. Byinshi biratakara mu gusoma ibyanditswe byera bitewe no kutita ku cyo bivuga by'ukuri. Ngaho utekereza ibihamya wagiye usoma, ariko bikaba bidafite icyo byakumariye. Mu mbibi Imana yahaye Adamu na Eva, urubibi Imana yabahaye ni ijambo ryayo. Muri iyi minsi ubwoko bw'Imana buheruka, Imana yatoranyije Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kugira ngo bakwirakwize umucyo mu isi. Imana yabahaye kimwe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Hari icyigisho kivuga ngo ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Iyo ni imbibi Imana yatanze kuri buri kintu cyose tugomba kureba muri iyi minsi, kigomba kuba gishingiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kurebera hamwe uru rubibi Imana yashyizeho. Iyo dusomye Zaburi 119 umurongo waho wa 41, haravuga ngo Uwiteka, imbabazi zawe zingereho, nizo gakiza kawe nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Niho nzabona icyo mbwira untutse, kuko niringiye ijambo ryawe.
umurongo wa 49. Wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe, kuko wanyiringije. Iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Tekereza kuri ayo magambo. Ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Dawidi yakomeje kuvuga ku murongo wa 65, turi gusoma Zaburi 119. Uwiteka wagiriye neza umugaragu wawe, nk'uko ijambo ryawe ryansezeranije. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko turebera cyane muri uyu murongo w'aya magambo Wagoneri yavuze. Yaravuze ngo byinshi biratakara mu gusoma ibyanditswe bitewe no kutita ku byo bivuga mu by'ukuri, kubwo kudatanga umwanya wo gukomeza kubitekerezaho. Mu bifuzwe byose waranditse ngo abantu bahinduka babi kurenza uko bari basanzwe bameze. Kutamenya umugambi w'iki ijambo ry'Imana rigendereye byatumye abantu benshi batakara. Hari andi magambo nifuza kubasangiza yanditswe mu gitabo cy'imibereho y'ubuzima bwa Martin Luther kuri page ya 27, aho yavuze ngo abapasitoro bamwe n'abanebwe. Ariko iri jambo hatangiye abapasitoro, ariko buri muntu wese arimo. Ubwo yaba abapasitoro, yaba bizera, yaba bakuru b'amatorero, ndetse n'abigisha n'ababwiriza butumwa muri rusange, abapasitoro bamwe n'abanebwe. Ubwo buri muntu wese ahite yigenzura, ashyiremo izina rye. Abapasitoro bamwe n'abanebwe kandi ntabwo ari beza. Ntibasenga, ntibasoma, ntibashakashaka mu byanditswe. Tekereza kuri ayo magambo, kuko twabonye yuko ngo iyo abantu basoma byinshi biratakara. Ngo benshi n'abanebwe, nta nubwo ari beza, ntibasenga. Reka nkubaze, usenga kangahe mu muryango wawe, mu buzima bwawe busanzwe? Ntibasenga, ntibasoma, ntibashakashaka mu byanditswe. Umuhamagaro n'uyu: mube maso, mwige kandi mugire umwete wo gusoma. Mu kuri ntimushoboye gusoma byinshi mu ijambo ry'Imana. Icyo ni icya mbere. Ntimushoboye gusoma byinshi mu ijambo ry'Imana. N'ibyo mubasha gusoma ntimushoboye kubyiga neza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, n'ibyo mubasha kwiga neza ntimushoboye kubyumva neza cyane. Aya magambo akwiriye gutekerezwaho, kuko aya magambo yavuzwe mu bigendanye n'imibereho ya Martin Luther muri iki gitabo kivuga nyine imibereho y'abagaho, page ya 27 nyine. Bavuze ngo ntimushoboye gusoma byinshi mu ijambo ry'Imana. Ubwo hita ureba umwanya w'ijambo ry'Imana mu munsi, mu cyumweru, mu kwezi, mu mwaka. Ntimushoboye gusoma byinshi mu ijambo ry'Imana. N'ibyo mubasha gusoma ntimushoboye kubyiga neza. N'ibyo mubasha kwiga neza ntimushoboye kubyumva neza cyane. Kandi ibyo mushoboye kumva neza ntimushoboye kubyigisha neza. N'ibyo mushoboye kwigisha neza ntimushoboye kubikurikiza neza. Hano harimo amagambo y'urukurikirane. Wagonera ati, iyo twiga ijambo ry'Imana byinshi biratakara. Icyo ni ukuri. Kwiga ijambo ry'Imana bitewe n'uko hari abo ushaka kubikubitisha. Kwiga ijambo ry'Imana nk'umuhango. Kwiga ijambo ry'Imana bitewe n'uko ugiye kubyigisha. Kuko hano nacyo byavuzemo ngo n'ibyo dushoboye kwiga neza ntabwo dushoboye kubyigisha neza. N'ibyo dushoboye kwigisha neza ntabwo dushoboye kubigenderamo. Nibwo buzima tubayemo, kubwo kurenga urubibi rw'amabwiriza Imana yashyizeho. Martin Luther yaravuze ngo ntimushoboye kubikurikiza neza.
umwanzi, isi n'umubiri wacu biraturakariye kandi bidufitiye ubugome bukomeye. Nuko rero nshuti, banyacyubahiro, namwe bavandimwe, bapasitoro, namwe bigisha, musenge, mwige kandi musome mubyitayeho. Iki gihe kibi kandi cy'ubugoryi ntabwo ari cyo kuba abanebwe, kwisinzirira ndetse no kugona. Mbega amagambo akomeye cyane. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana umuntu agomba kurisoma, akaritekerezaho, akarisanisha n'imibereho abayeho, kandi agasaba kugira ngo Imana imuhe Mwuka Wera wo kurushaho kubyumva. Mwuka Wera rero ahuza n'iki? Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, icyiciro cya 28 haravuga ngo Mwuka Wera ahuza n'ijambo ryanditse. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka tujye mu Itangiriro igice cya 2 ndetse n'igice cya 3, harimo amateka akomeye cyane Imana yandikishije. Imana imaze kurema Adamu na Eva, hari icyo yababwiye. Mu Itangiriro igice cya 2 yarababwiye ngo ntimuzarye ku giti cyabuzanijwe. Iryo ni ijambo ry'Imana yari ibahaye. Ntimuzarye ku giti, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntimuzarye kuri icyo giti, ni ku Uwiteka avuga. Kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa, uko ni ku Uwiteka avuga. Mu gice cya 3 tubona Satani aza agakura Eva ku rufatiro Imana yamuhaye, ariko jambo ry'Imana. Tubona Eva arenga imbibi z'ijambo ry'Imana, atandukira umugambi w'ijambo ry'Imana, yisanga mu mutego wa Satani. Imana yari yaravuze. Ngaho dutekereze kuri iri jambo. Ni ibintu bingana iki turengaho kandi Imana yarabivuze? Yaravuze ngo umunsi mwakiriyeho, ni ibintu bingahe dukoresha tujyamo. Ijambo ry'Imana ryarabibuzanyije. Tukarenga imbibi z'iryo jambo, twarangiza tukajya mu by'Imana yabuzanije. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, kuri paje ya 37 haranditse ngo Eva mu by'ukuri yizeye amagambo ya Satani, nyamara ibyo yizeye ntibyamubujije guhanirwa icyaha yakoze. Yanze kwizera iby'Imana yababwiye, nicyo cyatumye agwa mu cyaha mu gihe cy'urubanza. Abantu ntibazacirwaho iteka kubera ko bizeye ibinyoma babizi, ahubwo bazahanirwa ko banze kwizera ukuri, kuko birengagije amahirwe no kumenya ukuri. Ikinyuranyije n'ijambo ry'Imana cyose kiba giturutse kuri Satani, kandi n'ishyano gusuzugura Imana. Imitima yacu igomba guhugukira kumenya ukuri. Iby'Imana yandikishije mu ijambo ryayo byose bigomba kutubera imiburo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Kimwe mu bintu ngo Eva yakoze, yizeye amagambo Satani amubwiye aho kumvira amagambo Imana yamubwiye. Yarenze urubibi rw'ijambo ry'Imana. Iyi mibereho turimo iturutse ku kurenga ijambo ry'Imana nk'urubibi Imana yashyizeho. Iyo witegereje mu mibereho tubayeho nk'abakristo, twasomye amagambo yavuzwe na Wagoneri na Ruteri, yagarukaga ku ngingo ikomeye cyane igaragaza neza yuko dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana, tukaritekerezaho, tugasenga, rigashyirwa mu bikorwa, mbese rigahinduka imibereho yacu. None ikibazo hano, iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo turye gutya, mubigenza mute? Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo twambare gutya, bigenda gute? Iyo ijambo ry'Imana ritweretse aho tugomba gutura, bigenda bite? Genzura imbibi ijambo ry'Imana ryatanze. Uri gutondagira ugeze hehe? Tugomba kugarukira izo mbibi.
Eva mu by'ukuri yizeye amagambo ya Satani, nyamara ibyo yizeye ntibyamubujije guhanirwa icyaha yakoze. Yanze kwizera iby'Imana yamubwiye, nicyo cyatumye agwa mu cyaha. Kandi na n'uyu munsi niko bimeze. Ubwo turi kubona uruhererekane rw'ibintu bigenda bikurikirana muri iyi minsi, urufatiro rw'abantu ruzagaragazwa nuko batigeze bubaka ku rufatiro nyakuri. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa kuri paje 114 haranditse ngo ijambo ry'Imana ni ryo kwezwa kwacu no gukiranuka kwacu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Hari impamvu nateguye kuri iyi ngingo. Namaze kubona yuko abantu benshi barasomerwa, bishimira gusomerwa, ariko n'uyu mwanya ni abantu bangahe bafite udukaramu bandika ku masomo ndi gusoma, ku bihamya ndi gusoma, hanyuma bakitegura kugenda ngo bongere babitekerezeho. Mu byakozwe ni mu gice cya 17 yaranditse ngo ab'Iberoya bari beza, ngo kuko bafataga umwanya, kuko ngo bahoraga biga ijambo ry'Imana, kandi ngo bakomezaga gucukumbura mu byanditswe byera, ngo kugira ngo bamenye ko ibyo bintu babwiwe ari ukuri. Kimwe mu bintu byahise binkangura muri iyi minsi, nkahita nanabona yuko abantu bagenda mu bitugu by'abandi. Ni ahantu ugera wajya kumva umuntu arakubwiye ngo numvishe ijwi. Ese iryo jwi ryamubwiye ryavugiye he? Ijwi ryambwiye ngo nkora ibi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ni abantu bangana iki bamaze igihe kirekire bafite ibinyoma byinshi ryaguye, ijambo ry'Imana ritavuze, kubera ko bamwe bagiye babeshyera n'umwuka w'ubuhanuzi ibyo itavuze, kugera ku rwego rw'uko abantu bayobywa. Noneho ni igitangaza iyo ufashe nk'isomo riri muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 21, aho nahise mbona yuko abantu benshi basomerwa ntibagenzura ibyo bintu kuko basomewe niba ari ukuri, ntibifuze ko ibyo bintu byakorera mu bugingo bwabo. Naho iryo somo rigaragaza neza yuko ngo nuca iburyo cyangwa ibumoso. Abantu benshi iyo babajije, ni amateraniro atandukanye nagiye njyamo, iryo somo nkariterura nkarivuga, nkababwira ngo nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ukivuga iryo jambo utarakurikiza amagambo akurikira. Ku murongo wa 21 abantu benshi bahita baterura amagambo avuga ngo uzumva ijwi, niko benshi babizi. Ariko nusoma ntabwo handitse ijwi, handitse ngo uzumva ijambo. Icyo se si ikimenyetso kigaragaza ko abantu baba barasomewe bagatwara ibintu gutyo batarigeze babyisomera? Igihe kirageze kugira ngo umuntu ajye kubwira ngo Imana yavuze, ariko se yavugiye hehe? Abantu bari kurenga urubibi rw'ijambo ry'Imana. Ivugabutumwa paje 114 haranditse ngo ijambo ry'Imana ni ryo kwezwa kwacu no gukiranuka kwacu, kuko ari ibyo kurya by'umwuka. Ijambo ry'Imana ni ryo kwezwa kwacu no gukiranuka kwacu, kuko ari ibyo kurya by'umwuka. Duhagarariye ahangaha baratubwiye ngo ni ibyo kurya by'umwuka. Guhihibikana tugira muri ubu buzima busanzwe kose, tuba tugira ngo turengere inda zacu, tuba dushaka kurya ibyo kurya by'umubiri. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 8 hatugaragariza neza yuko ababibira mu mubiri bazasarura kubora, ababira mu mwuka bazasarura ubugingo buhoraho. None bavandimwe, baratubwiye ngo ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'umwuka. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Aya magambo yarantangaje kubona hatanditse imbuto hakaba handitse ibibabi.
ibibabi bikunda gukoreshwa mu kuvura indwara. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Ubundi mu bigendanye n'iby'ubuzima, imboga n'imbuto bishyirwa mu mugabane w'ibirinda indwara. Ariko akenshi iyo tugiye gukoresha ibigendanye n'ibivura indwara, urugero nko kuri malariya ugakoresha artemisia, ni ibyatsi, ni ibibabi ukoresha. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Ku bagaragu b'Imana nta kintu gishobora kuzamura umuntu kikamushyira hejuru cyaruta kwigisha ibyanditswe byera nk'uko Kristo yabyigishaga. Ijambo ry'Imana ririmo ibyo kurya mvajuru bimara ipfa ry'ibyo kurya by'umwuka. Tekereza kuri aya magambo cyane, dushingiye ku magambo Martin Luther yavuze ndetse na Wagoneri nk'uko twatangiye tuyasoma. Mwumve neza, niba bavuze ngo ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ufite inzara ingana iki? Yesu Kristo igihe yageragezwaga na Satani, yasubirishije Satani amagambo ari muri Luka igice cya 4 ndetse no muri Matayo igice cya 4. Yamubwiye amagambo akurikira, aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Nko muri biriya bihugu by'Iburasirazuba, nk'abakundaga gukoresha ibigendanye n'ingano ndetse na sayiri, bakundaga gukoresha umutsima. Umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, umutsima gusa. Arangije aravuga ngo ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tekereza inzara ufite. Tekereza neza. Wiga ijambo ry'Imana kangahe? Kuko baratubwiye ngo ni ibibabi. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Igiti Imana yari yarahaye Adamu na Eva cyari igiti cy'ubugingo, igiti bari barabujijwe, cyari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Eva yakiriyeho, Adamu akiryaho bitewe no kurenga urubibi rw'ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2 kuri paje ya 77 yaravuga ngo by'uburyarya byo kurwanya ijambo ry'Imana ariko bakigaragaza nk'abatarirwanya. Urugero, abantu benshi basigaye bafite ingingo ivuga ngo tuyoborwe n'umwuka, kandi ijambo ry'Imana rigaragaza ko Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Tuyoborwe n'umwuka. Abandi bati ngo inyuguti iricisha. Iryo somo ubwaryo Pawulo yarigarutseho, arimo agaragaza neza yuko abantu bashaka gukizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mwongere mwige urwandiko rwandikiwe Abaroma ndetse n'urwandiko rw'Abagalatiya. Pawulo yagarukaga ku ngingo y'abantu bashaka kwikirisha gukizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, bakirengagiza gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo igitambo cyacu. Ariko ibyo nabyo ni ibindi bitwaza, ngo inyuguti iricisha, ngo ariko umwuka atanga ubugingo. Kandi uwo mwuka agomba guhuza n'ijambo ryanditse. Ntabwo inyigisho z'ijambo ry'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana ari inyigisho ipfuye cyangwa y'urwenya, ahubwo ni umwuka n'ubugingo. Nta kintu Satani yishimira nko gukura intekerezo z'abantu ku ijambo ry'Imana, akabatera gushakisha no kwitega ikintu kiri hanze y'ijambo ry'Imana. Iyo dufashe ibihe byo gusenga, abantu benshi mu gihe bashaka amahoro yo mu mutima, bashaka gukiranuka kw'Imana, aho kugira ngo bongere gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana mu gihe batitiriza bayinginga kugira ngo igire icyo ikorera imibereho yabo, aho kugira ngo bafate umwanya wo gutekereza ku by'Imana yavuze, bumva ko hari buze kubaho ikintu kidasanzwe kiri buze gukora mu mitekerereze yabo, maze bakabona ko bemewe n'Imana. Umva amagambo yanditse hano: ntabwo bari bakwiriye kwerekeza intekerezo zabo ku nzozi n'amayerekwa. Niba bashaka kugira ubugingo buhoraho, bagomba kurya umubiri kandi bakanywa amaraso y'umwana w'Imana. Igihe umuntu afashe mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, igihe umuntu ashaka ubugingo buhoraho, igihe umuntu yifuza kumenya ko yemewe n'Imana, paje ya 77, ujye wiga ijambo ry'Imana, utitirize cyane, usenga. Ikizabihamye cyiza ni uguhabwa kubabarirwa ibyaha.
ariko se bizagenda bite? Ni iki kizagushoboza kugera ku rugero rwo kunesha icyaha muri wowe? Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Iryo jambo kubwo kurishikamaho nicyo Eva yari gukora igihe yari kugera ku giti akisanga Satani atangiye kumuganiriza, agahita abwira Satani ati urabeho, Imana yaravuze ngo si tuzarye kuri iki giti, urabeho ndagiye. Burya yari kuba atsinze, yari kuba yishyize mu butware bw'Imana. Nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Kubw'urufatiro rw'ijambo ry'Imana rukorera mu mitima yacu tubasha kunesha, kuko twishyira mu bushake bw'Imana. Natwe tuba tugaragaje ko twishingikirije ku cyo Imana yavuze. Ni nacyo Eva yagombaga gukora. Ni naho imbaraga zishingiye. Ntago ari ibyo wiyumvamo, ibyo tuzabyiga ejo ku bigendanye no kwizera. Naje gusanga ko abantu benshi batagira kwizera. Niba abantu bashaka kugira ubugingo buhoraho, bagomba kurya ku mubiri kandi bakanywa amaraso y'umwana w'Imana. Kandi ikindi, ijambo ry'Imana ni ryo kwezwa kwacu. Kwiga ijambo ry'Imana ni ukurya ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Yesu Kristo igihe yahanganaga na Satani yaramubwiye ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kubera icyo yakoresheje ayo magambo? Ni ukubera yuko yagaragarije neza Satani yuko ijambo ry'Imana rifite ubutware, rifite ubushobozi, kandi uwarivuze ntahinduka, ntanyeganyega. Ubwo rero mu yandi magambo, kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana ubugaragaje neza uti Mwami Imana ndi umunyantege nkeya, ariko kuko wabivuze ndakwisunze, nemeye kugendera mu byo wavuze, ubwo ibisigaye ubyirengere. Mbese ni abantu bangahe batarya ku bibabi by'igiti cy'ubugingo? Nari mu iteraniro rimwe, nuko nza kubaza bari bari muri iryo teraniro, ndababaza nti mbese muheruka kurya ryari? Cyangwa se kwirirwa ubusa batariye bisanzwe? Nta numwe wamanitse, usibye wenda utwana twari turi muri iryo teraniro. Twitondera amasaha yo kurya, turanayubahiriza, ndetse rwose niyo twaba turi no mu materaniro, hari igihe kigera ukabona yuko abantu bashonje, kubera yuko iyindi riri mu busa amatwi ntiyumva, tugasubika, hanyuma abantu bakabanza bakarya, tugakomeza. Ariko iyo turi kuvuga ku ijambo ry'Imana, Yesu Kristo akarigaragaza nk'umutsima w'ubugingo, tukaba tubona neza yuko ari ibibabi by'igiti cy'ubugingo, ubiryaho kangahe? Ese inzara ikugeze hehe? Nta muntu n'umwe uzatsinda atishingikirije kuri uru rufatiro, kubera yuko mu gihe tutiga ibyanditswe byera, mu gihe bidafite umwanya mu mitima yacu, biragoye kuzatsinda Satani. Kubera yuko nicyo Yesu Kristo yatsindishije Satani, yaramubwiye ngo genda Satani, kuko umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ijambo ry'Imana ryataye agaciro ku bantu benshi. Ni igitabo abantu usanga baraguze cyiza kuri bo, ariko ntabwo bagikoresha, ntabwo bagisoma, ntabwo gifite umwanya mu bugingo bwabo. Kandi ikindi kintu, n'ababisoma babisoma bahushagura. Ariko naje kubona ko dukwiye kongera tukicara tugatuza, tukiga ijambo ry'Imana. Buri muntu wese atekereza kuri ibi bintu Wagoneri yavuze ati iyo abantu basoma byinshi biratakara, kuko ntago baba bitaye ku mugambi w'iki ijambo ry'Imana ryavugaga. Kandi nanone twongere ndakomeza kubibutsa aya magambo Martin Luther yavuze ngo ntimushoboye gusoma byinshi mu ijambo ry'Imana, n'ibyo mubasha gusoma ntimushoboye kubyiga neza, n'ibyo mubasha kwiga neza ntimushoboye kubyumva neza cyane, kandi n'ibyo mushoboye kumva neza ntimushoboye kubyigisha neza, n'ibyo mushoboye kwigisha neza ntimushoboye kubikurikiza neza. Aya ni amagambo Martin Luther yavuze, agaragaza neza yuko kudahangana n'umurongo. Muri iki gitabo Martin Luther yavuzemo amagambo akomeye cyane, aravuga ngo tugomba guhangana n'umurongo nk'uko Mose yakubise
inkoni ku rutare rugatanga amazi kubwo kwizera Yesu Kristo, niko natwe dukwiriye guhangana n'umurongo kugeza ubwo twumva icyo Imana ivuga tuti birashoboka. Ijambo ry'Imana tukarishingiraho kwizera, ryo ryavuze ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abantu b'Imana batubanjirije mu bisekuru byose bagendaga bayobowe n'iryo jambo bakarishingiraho kwizera, kandi baranesheje. Ngana hamwe nimwitegereze kuri iki kigeragezo Adamu na Eva bahuye nacyo. Eva yabwiwe amagambo akomeye n'Imana, ayarengaho. Aya magambo yarambabaje nongeye kuyatekerezaho. Imana niyo yamukuye mu rubavu rwa Adamu. Satani ntacyo yakoze. Imana niyo yari yabahaye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Amazi yari yabahaye. Ariko nimwitegereze neza, Satani utaragize n'ikintu na kimwe abakorera niwe bumviye. Imana irakubwira iti ntukanywe itabi, ntukanywe inzoga, ntukambare imyambaro ihambiriye mu nda n'ibindi byinshi cyane, ukabirengaho ugakora ibyo Satani akoreye mu irari ry'umubiri agushukisha, ukaba ari byo ugenderamo. Ejo bundi byatangira kukugaruka, ugatangira kubigarura ku Mana kandi atariyo yabiguteje. Yabirenzeho, Adamu nawe abirengaho aramwumvira. Ariko se ni bande bababaye? Gusa ndashimira Imana ko yadukurikiranye, ko itaturetse. Ese uyu munsi ni ibintu bingahe dusabwa kureka kugira ngo tuzabashe kubona umugisha w'Imana kubwo kumvira ijambo ryayo? Ariko se ni ibingana iki nanone turengaho tugakunda twitsindishiriza muri byinshi cyane? Brese mwumva amagambo ari mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore kuri page ya 250. Dukwiriye kwiga Bibiliya dufite kubaha no kwicisha bugufi, twumva ko turi imbere y'Imana. Gufata ibintu mu buryo bworoheje no kutabiha agaciro kose bigomba gushyirwa hasi. Nubwo hari ibice bimwe by'ijambo ry'Imana byumvikana mu buryo bworoheje, ubusobanuro nyakuri bw'ibindi bice ntibupfa guhita bugaragara. Hagomba kubaho kwiga umuntu afite kwihangana no gutekereza ndetse no gusengana umwete. Igihe umwigishwa wese arambuye ibyanditswe, akwiriye gusaba kumurikirwa na Mwuka Wera, kandi isezerano yasezeraniwe ko azamuhabwa ni ukuri. Kurikira amagambo akurikira rero. Umwuka winjiranye mu kwiga ibyanditswe byera niwe uzagena imiterere y'umufasha uzakuba iruhande. Tekereza nk'iyo uri gushaka ibihamya byo guhondaguza abantu gusa, ninde uguhagarara iruhande? Tekereza nk'iyo uri kuryiga utabyitayeho, uri gusoma uhushagura, ninde uguhagarara iruhande? Abamarayika bavuye harangwa n'umucyo bazabana n'abantu bashaka kuyoborwa n'Imana bicishije bugufi mu mitima. Ariko niba Bibiliya ibumburanywe ikinyabupfura gike no kumva ko umuntu yihagije, niba umutima w'umuntu wuzuyemo urwikekwe, ubwo Satani aba ari iruhande rwawe, bityo akagoreka amagambo yumvikana y'ijambo ry'Imana. Ibi bintu biteye ubwoba. Iyo dufashe Bibiliya bitewe n'umwuka tuyinjiranyemo, niba dufite kwicisha bugufi, twumva iryo jambo turi kurishakamo agakiza, twumva dushaka guhuriramo na Yesu Kristo kugira ngo atubwire iby'inama y'agakiza ihishurirwa uburyo ishobora kwakirwa mu bugingo bwacu, bikaba ari byo birimo biritsika umutima nama wawe, ukaba wumva uvuga uti ndashaka kugira ngo numve icyo umbwira Data mwiza, ndashaka kumishurira ikiri muri uyu mutsima w'ubugingo wampaye, kuko wifuje kurya ku bibabi by'igiti cy'ubugingo nk'uko twabisomye ko ari ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe winjiranyemo uwo mwuka, wumva wifuza ubugingo buhora, wumva wifuza ko wakuramo ihumure, wumva wifuza kuvugana n'Imana by'ukuri, icyo gihe uzabona umucyo uvuye ku Mana. Nibyo ni ukuri 100%.
kuko Imana yabivuze ntibeshya, nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyawo cya 15 umurongo wa 29 ahavuga ngo Imana si umuntu ngo yihane kandi si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Icyo gihe rero izasohoza agakiza, kandi muzagenda musoma amateka y'abantu bagiye batubanjiriza igihe cyose babaga biri kwiga ijambo ry'Imana nk'iryo bashaka, nk'ikirombe bashakamo ubutunzi bwo gukiza ubugingo bwabo, barabibonaga maze ngo amahoro agataha mu mitima yabo. Basabanaga n'umukiza ushyitse ari we Yesu Kristo, gukiranuka kwacu. Ariko biratangaje nanone iyo ngo winjiranye mu byanditswe byera ikinyabupfura gike, biratangaje ngo iyo ibumburanywe ikinyabupfura gike ukumva wihagije, ngo niba umutima wuzuyemo urwikekwe, ngo ubwo Satani nanone aba ari iruhande rwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwegere Imana nayo izabegera, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ibaze nawe uburyo wigamo ibyanditswe byera. Dukeneye ivugurura, kuko twagiye turenga imbibi zari zashyizweho, turazitondagira turanazirenga, tuhabira kure cyane. Ariko ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo tuzigarukire izo mbibi Imana yashyizeho. Ibaze kuba abamarayika bo mu ijuru bashobora guhagarara iruhande rwawe bitewe n'uko ugiye gusoma Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Dufite abantu benshi bahabye kandi bakoresha ibyanditswe byera, bijya bintera ubwoba cyane iyo ndi kureba ukuntu abantu barimo bagenda batana umurongo kandi bafite ibyanditswe. Biteye ubwoba cyane. Umwuka winjiranye mu kwiga ibyanditswe byera niwe uzagena imiterere y'umufasha uzakuba iruhande. Kandi nababwiye yuko Mwuka Wera ahuza n'ijambo ryanditse. Abamarayika bavuye harangwa n'umucyo bazabana n'abantu bashaka kuyoborwa n'Imana bicishije bugufi mu mitima. Duhusha intego cyane iyo twigana ijambo ry'Imana urutebwe, kutaryitaho no kutaritekerezaho, kutasaba uti Mwami Imana ko ibi bintu binsinze wanshoboje nkabishyira mu bikorwa. Urabizi ko nta mbaraga mfite, kandi n'ubundi koko ibyo bintu ntabwo bitungura Imana, isanzwe ibizi neza ko tutabishoboye. Ariko kenshi iyo tubyize twumva ari ibintu bikomeye, ndetse tuba twumva twabisohoza kubw'imbaraga zacu, ariko ntabwo dushobora gutsinda. Ariko kubwo guhagarara mu ruhande rw'Imana, twishingikirize kuri iryo jambo Imana yavuze ari ryo kwiringirwa, kandi koko tuba tugaragaje ko dutsindishirije Imana, kuko tuba tuvuze tuti Imana mbonye ko ibya Satani ari ibinyoma, ariko wowe urera kandi urakiranuka, kuko wankunze ugatanga umwana wawe Yesu Kristo. None nizeye ijambo ryawe, ndakwisunze. Imbaraga zizabana nawe zo kukurwanirira, kandi ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko uhoraho Uwiteka azatubaho nk'uruzitiro rw'umuriro. Nasomye amagambo atangaje agaragaza neza yuko Uwiteka afite ububasha n'ubushobozi bwo kuramira amasi n'uburemere bw'ayo masi, ukuntu buremereye cyane. Ariko biratangaje kubona ibiro dupima twumva ko hari Uwiteka atadushobora kuba yatuvunura mu biganza by'umwanzi. Ijambo ry'Imana ibyo ryasezeranye ni ukuri. Niyo mpamvu iyo twicishije bugufi Imana igira ikikorera ubugingo bwacu. Iyo dusenga Imana twicishije bugufi twumva tumaramaje pe, ntabwo ari uko hazamanuka serwakira, kuko abantu hari igihe baba bari mu bihe byo gusenga bagatekereza ko hari nk'ikintu kiri buze kumanuka kimeze nka serwakira kikaza kigaterura ibyo bintu. Ariko iyo wongeye kugundira amasezerano yo mu ijambo ry'Imana, kubwo kongera kuyatekerezaho mu gihe uri muri uko gusenga, ukongera kwishingikiriza kuri iryo jambo Imana yavuze, ndakubwiza ukuri yuko amahoro yongera gutaha mu mutima kandi ukumva ukomeye. Niko n'abakera bagiye banesha, niko bagiye bahabwa ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro byabagejeje ku rufatiro rw'ubugingo buhoraho, kandi basinziranye ibyo byiringiro, kuko Yohana igice cya 11:25 haranditse ngo nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Katurebe
umuntu wakoresheje amahirwe ye neza, utarigeze arenga urubibi Imana yashyizeho rw'ijambo ry'Imana, Aburahamu. Itangirira igice cya 22. Ntabwo ngiye gusoma iki gice cyose, ahubwo ni amateka arimo. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Murabizi neza yuko amateka tugaragariza neza yuko yari umwana w'ikinege, nta wundi mwana yagiraga. Ariko reka nkubaze ikibazo mwene data. Tekereza, ntagiye kubirondora, ni ibintu bingaho ubona Imana igusaba biciye mu ijambo ryayo. Erega abavandimwe, twishimira kumva ko tugiye gufata igihe tugasenga Imana, tukayibwira, ariko ntabwo dushaka yuko itubwira. Kandi gusenga ngo ntabwo bihindura Imana, ahubwo gusenga bitwegereza umwami Imana, maze ubushake bwayo bukaba ari bwo butugirirwaho. Aburahamu, Imana yamuhaye umwana ageze mu zabukuru. Nacyo cyari ikigeragezo gikomeye cyane, kuko mu gutegereza isezerano muzi guhuzagurika yagize, nk'ibyo natwe dukunda kugira. Ariko hari ikintu ngiye kubabwira. Ibaze, uyu Isaka Imana yari yamuhaye akaba umwana we w'ikinege. Ibaze iyo nka Aburahamu yanga kumutanga, kandi mu minsi iri imbere uwo mwana akaba yari gushobora wenda guhitanwa n'indwara. Nta bintu Imana itubuza cyangwa se dusaba ugasanga turi kubyanga, ariko ijambo ry'Imana kuko ryavuze ikintu, Imana idushoboze kujya twumvira tutazuyaje, kuko nibwo dushobora gutsinda. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 4, kumvira ku bushake, kuri paje y'139, ni igice cya 14, ubwo ni igihamya cya 27. Haranditse ngo Aburahamu yari ashaje ubwo yahabwaga itegeko ry'ikubagahu ryo gutambira Uwiteka umuhungu we Isaka w'igitambo cyoswa. No mu gihe cye Aburahamu yabarwaga nk'ushaje, imbaraga ze za gisore zari zaragabanutse. Urumva? Imbaraga za gisore zari zaragabanutse. Ntabwo byari bikimworoheye kwihanganira amakuba n'ibigeragezo bikomeye uko tugenda dusaza. Mwibuka amateka yabaye kuri Mose. Yakoze icyaha, yagikoze ageze mu zabukuru. Mwibuke William Mireri, ngo icyaha yakoze abantu bamuyobeje, ngo bamufatiranye n'izabukuru ageze mu zabukuru. Ariko ijambo hari indirimbo tujya turimba ngo ngwino ugifite ubusore. Ariko nanone iyo twitegereje ku mateka tubona neza umugabo witwa Kalebu, ngo imbaraga yari afite bakiri mu butayu ni nazo yari afite igihe bari bamaze kwambuka, kubwo gukomezwa n'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rihagarara ritanyeganyega. Tugirire icyizere ijambo ry'Imana. Mu mbaraga za gisore umuntu ashobora guhangana n'umuraba w'ibigeragezo, akanesha ibimuca intege n'ubushongore. Bishobora gutuma umutima we utenebuka, akazatsindwa ku musozo w'ubuzima bwe ubwo azaba yerekeza ahacecekerwa. Ariko Imana mu mugambi wayo yarindirije Aburahamu ikigeragezo gikomeye igihe yari ageze mu zabukuru, kandi aribwo yari akeneye kuruhurwa, guhangayika n'imiruho. Igihe yari ageze igihe cyo kuruhuka, nibwo yahamagariwe guhangana n'ikigeragezo gikomeye. Imana yaramubwiye iti, jyana umwana wawe. Ubwo ni ku murongo wa 2 w'igice cya 22 w'Itangiriro. Jyana umwana wawe, ni ijambo ry'Imana ribivuze. Ese yagombaga kurenga urwo rubibi? Umwana wawe w'ikinege ukunda, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umuntambire yo ku musozi ndi bukubwire, ab'igitambo cyoswa. Ese ijambo ry'Imana ryari ryashyizeho urubibi kuri Adamu na Eva. Ese n'ubu ngubu ijambo ry'Imana ribwiye Aburahamu icyo agomba gukora, arakora iki? Ndashaka kugira ngo mwumve aba bantu babiri. Mwumve umutima w'uwo musaza wahise ufatwa n'ubwoba. Urupfu rw'umwana we rukomotse ku ndwara rwashoboraga gutuma umutima w'uwo mukambwe uhagarara ku bw'intimba yo kubura umwana we w'ikinege yakundaga. Urumva? Usibye no kuba yanapfa,
oya usibye no kuba yanamutanga, n'urupfu rwa wenda rwari gushobora wenda no kumutwara, ariko ubu noneho n'itegeko ritanzwe n'Imana ubwayo ko agomba kujya gutamba uwo mwana n'ikiganza cye. Yumvaga ari ikintu giteye ubwoba kandi kidashoboka. Ongera usuzume iby'Imana igusaba mu ijambo ryayo, urebe amahitamo ujya ugira. Nyamara Imana yari yavuze kandi ijambo ryayo ryagombaga kumvirwa. Nyamara Imana yari yavuze kandi ijambo ryayo ryagombaga kumvirwa. Aburahamu yari ashegeshwe n'imyaka y'izabukuru, ntibyari kumubuza gukora ibyo yari asabwe. Mu kwizera ko kutajegajega n'agahinda kenshi, Aburahamu yafashe ukuboko umwana we wari ugeze mu gihe kinejeje cy'imyaka y'ubusore, anihishwa n'umubabaro, akajya kumutamba nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari ryabimusabye. Uru ni urufatiro tutagomba kurenga. Ijambo ry'Imana ibyo ryavuze, ubwo ni umutambiko, ni imbibi dushyiriweho kugira ngo tudatera ikirenge tugana mu kurimbuka. Uwo mukurambere yari umuntu nkatwe, kandi ibyo dukunda n'ibyo twifuza kugirirwa nawe nibyo yifuzaga, kandi yakundaga umuhungu we kuko ari we wamumaraga imibabaro n'agahinda muri icyo gihe cy'izabukuru, kandi akaba yari yaramuhawe kubw'isezerano ry'Imana. Tekereza neza, Aburahamu yari yumviye ijambo ry'Imana, afata umwana w'akaboko. Reba ibintu Imana idusaba gukora muri iki gihe. Ijambo ryayo rivuze gusa, tukaba twarakomeje kubininira kugeza uyu munsi, tukaba dukomeje kurenga imbibi Imana yashyizeho z'ijambo ryayo. Wumva uzaryumvira ryari? Ariko ngo kuko Imana yari yavuze, icyo yagombaga gukora n'iki? Ni ukumvira. Urabona ngo Aburahamu natsindiraho Adamu na Eva batsindiwe. Ariko Aburahamu ntiyarekeye aho kwibaza uko amasezerano y'Imana yajyaga gusohozwa iyo Isaka aramuka atambwe. Ntabwo yigeze atinda kubishengura umutima we, ahubwo yahise afata icyuma ajya gukora icyo ijambo ry'Imana ryari ryamutegetse. Imana niba itubwira kujya mu cyaro, ni uko izi icyo igomba kudukorera, izadufasha. Abantu batinya umuruho n'ibindi. Ariko turamutse duhuye n'uwo muruho n'umubabaro, tukabona ubugingo buhoraho, byaba binejeje. Kuko nanone ibyo abantu bakora ntabwo ari uko binejeje n'ibyo abantu babamo. Nimurebe ku bigendanye n'imirire, imyambarire, naho ibintu byinshi cyane. Murebe ibintu Imana iturondorera by'uko dukwiriye kubaho. Twahabiye kure y'imbibi za kera, Imana idushoboze kuzigarukira. Nimurebe ukuntu abantu barenga kuko ijambo ry'Imana ryavuze ku busobanuro. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ubwoko bw'Imana by'umwihariko bugomba kwiga igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Si ubyumva? Ntabwo bavuze ngo tuzigishwa n'abantu igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ahubwo buri muntu wari wese ku giti cye agomba kwiga Daniyeli n'ibyahishuwe. Buri muntu wese ku giti cye. Mu gitabo cyitwa uburezi ho baravuze ngo ntihakagira umuntu utekereza ko atabisobanukirwa. Imana yiteguye kubisobanurira buri muntu. Ni ijambo riba ribivuze. Ubwo rero buri muntu uwo ari we wese, ijambo ry'Imana ritubwira ko buri muntu wese ashobora kumenya kuvura ku giti cye kandi bigakunda. Iki gikorwa gikomeye cyo kwizera cyanditse ku mpapuro zera kugira ngo kimurikire isi kandi kibere urugero abo mu gihe giheruka. Aburahamu ntabwo yigeze asaba gukurirwaho icyo kigeragezo kuko yari ashaje cyane. Nta nubwo yigeze avuga ngo imvi zanjye ni uruyenzi kandi imbaraga zinshizemo, ninde uzahumuriza ubugingo bwanjye igihe Isaka azaba atakiriho? Ntabwo ibyo bintu Aburahamu yigeze ajya kubibaza. Yarahagurutse afata umwana w'akaboko kuko Imana ivuze. Twumvira amagambo y'abantu. Uzi ukuntu nk'abantu iyo bari mu kazi, umuntu akakubwira wenda cyangwa se n'abanyeshuri ngo ku isabato uzaza gukora ikizami.
iryo jambo akaryumvira kuruta ijambo ry'Imana. Imana yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko umunsi wa 7 niwo munsi w'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo uwo ari wose ukora. Kubwo kumvira umukoresha wawe, kubwo kumvira n'abandi bantu, kubwo kumvira abategeka runaka, ukagenda neza ugakora icyo bakubwiye, ariko nimurebe ukuntu Aburahamu azadutsindisha. Umuntu akagenda akarenga urwo rubibi kugera ku rwego rw'uko akora ikintu Imana itemera, Imana itavuze, nyamara reka nkubwire, mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima haranditse ngo umutima w'umuntu iyo utera amaraso uyamisha mu mitsi, ngo ibyo nabyo n'utwo dutsi duto Imana niyo itugenga. Niba Imana ishobora kugengwa utwo dutsi, ibaza iramutse iturekuye. Iyo Mana ikubeshaho, iyo Mana yakoze ibyo ivuga ubirengaho wivuye inyuma, ugakora ibyo itavuze. Twasomye amagambo agaragaza ko ngo ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranye n'ikijambo ry'Imana ryavuze kiba kivuye kuri Satani. Ejo nzabigisha ingingo igendanye no kwizera n'amarangamutima, iyo bihuye, igihe ibyo bintu bishobora guhuza n'igihe bihabana. Tuziga ku ngingo yo kwizera. Haranditse ngo Aburahamu ntiyigeze avuga ngo imvi zanjye ni uruyenzi kandi imbaraga zinshizemo, ninde uzahumuriza ubugingo bwanjye igihe Isaka azaba atakiriho? Ni gute umukambwe yashobora kumena amaraso y'umwana we w'ikinege? Oya, Imana yari yavuze, kandi umuntu agomba kumvira atagingimiranije. Ibi bintu Imana ibidushoboza. Ibyo Imana yavuze tubigenderemo, tugarukire imbibi za kera, tuzigarukire. Urwo rubibi Imana yashyizeho rw'ijambo ryayo, igihe cyose ururenzeho, akaga uzahura nako ni nk'ako ababyeyi bacu bahuye nako, ariko igihe bagarukiraga Uwiteka yarabababariye kubw'igitambo cya Kristo, babikiye ubugingo buhoraho. Tuzi neza ko twebwe dutegerejwe n'ikigeragezo giheruka. Uzahagarara ute? Ni ukumvira ibyo Imana yavuze utagingimiranije cyangwa ibyo abantu bavuga. Dukeneye kwizera kwa Aburahamu mu matorero yacu uyu munsi wa none. Ni kangahe abantu ijambo ry'Imana ribereka icyo bakwiriye gukora, ariko akavuga atari ko umuyobozi wanjye ntabyo yavuze mu by'iyobokamana. Dukeneye kwizera kwa Aburahamu mu matorero yacu uyu munsi wa none, kugira ngo bamurikirwe n'umucyo hacuze umwijima ubagose, ubatera gufungirana umucyo w'urukundo rw'Imana, bakabibikuri mu by'umwuka. Imyaka yacu ntizigera iba urwitwazo rwo kutumvira Imana. Kwizera kwacu kugomba kugaragarira mu bikorwa byiza, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Buri nshingano, buri kwitanga gukozwe mu izina rya Yesu kuzana ingororano ikomeye cyane. Iyo twinjiye mu nshingano zacu, Imana ivugana natwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Yumviye icyo Imana yamubwiye, arahaguruka afata umwana akaboko. Nihutira kugana ku musozo, Abayuda birataga yuko bakomoka kuri Aburahamu. Ni nk'uko natwe tuvuga tuti turi abasigaye, ariko ugasanga naho bigarukira. Ubu hari ibintu byarushijeho kuremera mu mitekerereze yanjye muri iyi minsi. Kuki duhora tuvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe ku rurimi? Yesu Kristo akwiriye gukorera mu mibereho yacu, akwiriye kubana natwe, akagendana natwe, kandi dukwiriye kuvugurura ubuhamya bwacu bw'igihe cyashize. Yesu Kristo igihe yari ari mu isi, Abayuda baraje baramubwira bati ariko twebwe dukomoka kuri Aburahamu. Uyu Aburahamu tubonye wumviraga atagingimiranije, wumviraga ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ahanganye n'Abayuda yamuvuzeho iki? Yohana igice cya 14, igice cya 8, igice cya 14 ndakigarukaho mu kanya. Igice cya 8 dusomamo amagambo Yesu Kristo ahanganye n'Abayuda bari kuvuga ngo ni abana ba Aburahamu, ariko yabasobanuriye abana ba Aburahamu nyakuri. Yohana igice cya 8 uhereye ku murongo wa 31 ugakomeza. Yesu Kristo yarababwiye ati nzi neza yuko mwebwe mutari abana ba Aburahamu. Baramubwira bati ariko twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu. Yesu yababwiye amagambo akomeye cyane ku murongo wa 37,
arababwira ngo nzi yuko muri abuzukuruza b'Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Imitekerereze yawe iba mwiki? Utekereza ku ijambo ry'Imana kangahe? Ukora ibihuje n'iryo jambo kangahe? Ese mu rugamba urwana mu mitekerereze yawe uranesha cyangwa uraneshwa? Yesu yarababwiye ati mwizi ko muri abuzukuruza b'Aburahamu, ariko dore ijambo ry'Imana ntiri muri mwe, nicyo gituma mushaka kunyica. Ubwo bivuze ngo buri ngingo iyo ari yo yose ijambo ry'Imana ryawuzanije, mu gihe cyose tubirenzeho tuba twumviye umubi. Yarakomeje arababwira ku murongo wa 43, arababwira ati ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. 47 araberurira arababwira ati uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari Imana. Aburahamu twabonye neza yuko yumviraga ijambo ry'Imana atazuyaje. Nicyo byasabaga cyose bipfa kuba ari Imana yabivuze, arabyumvira. Aragenda afata umwana ajya kumutamba, atagombye kubanza kubaza ngo bizagenda bite, ninde mwana uzamuhumuriza. Oya, kuko Imana yabivuze, agendera kuri iryo jambo, ararikurikiza. Imana irangije iramubwira iti mva mbonye yuko koko unyizera kandi unkunda. Aburahamu muri Bibiliya muzasome yiswe inshuti y'Imana. Yesu Kristo nawe abwira biyitiriraga Aburahamu, arababwira ati mva, mu yandi magambo yari abagaragarije neza ko Aburahamu yumvaga ijambo ryose rivuye ku Mana, akaryumvira kandi akaryitondera, agahirimbanira kugira ngo rishyirwe mu bikorwa. Naho ababo barabivugaga ku munwa, ariko Kristo yarabitegerezaga akavuga ati mva, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. 38, njyeweho ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Imana idufashe kugira ngo amagambo y'Imana agire umwanya mu bugingo bwacu. Kumva gusa ntacyo bimaze, kubivuga ku rurimi ntacyo bimaze. Twageze mu gihe cyo guhinduka tukavuga tuti Imana, ibi bintu ndabyumvise, ariko simfite ubushobozi, ntabwo mfite uruganda muri nge rushobora kubikorera muri nge, rukabirema muri nge, ntabwo ibyo bintu bihari. Mana, waravuze ngo uzaduha umutima mushya, none uri kuvuga iby'umutima mushya, uri kuvuga ibyo guhinduka. Mana, ndashaka guhinduka kandi urabishoboye, mpindura. Ijambo rizagaragara rishikamye ritanyeganyega ku Uwiteka azabisohoza nk'uko ijambo ryasezeranye. Yesu Kristo yavuze amagambo akomeye cyane muri Yohana 14, aravuga ngo, reka ayo magambo tuyasome. Yohana 14 umurongo waho wa 23 haranditse ngo, Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvishe si iryanjye, ahubwo ni irya data wantumye. Urumva igituma Kristo aguma muri twe, igituma Kristo atura muri twe, nuko imitekerereze yacu tuyibuganizamo ijambo ry'Imana, kugeza ubwo imitekerereze yacu igenda ikagera kuri rwa rugero ijambo ry'Imana ryavuze muri Zaburi 119 umurongo wa 11, nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Iri jambo kandi baravuze ngo, Yesu aravuga ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Biratangaje kubona umuntu akubwira akagutitiza, ari umuntu uvuze ijambo risanzwe, akakubwira ati uyu munsi uyu n'uyu hazaba ari ku isabato, uzaza gukora iki n'iki. Umuntu akacyumvira kandi ari umuntu mu kanya gato ari bube yasinziriye, mu kanya gato ashobora gupfa. Nyamara Imana ihoraho, ukirengagiza ibyo yakubwiye, ukarenga urubibi rw'ijambo ryayo. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda,
tuzaza aho ari tugumane nawe. Imana idushoboze kugaruka kuri uru rufatiro twakomeje gusimbuka igihe kirekire, kandi kubera ko twabonye yuko ijambo ry'Imana ari umutsima w'ubugingo, kandi rikatwereka neza ko iryo jambo ari ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Niba ari umutsima w'ubugingo, niba ari ibibabi by'igiti cy'ubugingo, ubiryaho kangahe? Ese wakize indwara y'icyaha? Bitekerezeho neza, ongera uvugurura agakiza kawe. Nta muntu ushobora kuba inshuti n'undi bataganirira iryo jambo. Nkunda kuribwira abantu, uganira n'Imana kangahe? Iri jambo ushobora kurisoma nk'abandi bose, nk'uko nabo bashobora gusoma. Abantu bajya basoma n'ibyapa, abantu basoma ibintu byinshi kuri WhatsApp, barasoma n'ahandi n'ahandi. Ariko iri jambo ryo Yesu yarababwiye mu gice cya 15 cya Yohana, umurongo wa 3 aravuga ngo, noneho mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Igihe kirageze kugira ngo ukureho ibintu by'agakiza gashingiye mu bitugu by'abandi. Ukureho agakiza ko kugendera kuvuga ngo abantu ngo kubera ko ngo bahuriye ahantu kumva nawe. Ariko reka mbabwire, ako gashyuhe kameze gutyo kazavaho bene data. Shaka agakiza kawe kihariye, ijambo riri imbere yawe. Niba twabonye neza yuko ngo bitewe n'uburyo twinjiye mu ijambo ry'Imana bishobora gutuma abamarayika baduhagarara iruhande cyangwa Satani akaduhagarara iruhande, ongera ubitekerezeho neza. Kristo yaravuze ku murongo wa 7 w'igice cya 15 cya Yohana, aravuga ngo, nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Aburahamu yiswe inshuti y'Imana kuko yumviraga ijambo ryayo. Adamu na Eva banze kumvira ijambo ry'Imana, bumvira ibya Satani. Tugarukira imbibi za kera. Imana iturinde kurenga imbibi Uwiteka yashyizeho. Ngiye gusoreza kuri aya masomo 3. Isomo rya mbere riboneka muri Matayo igice cyaho cya 24 umurongo waho wa 35. Matayo igice cya 24 umurongo wa 35 haravuga ngo, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Tekereza kuri aya magambo, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8 handitse amagambo akurikira avuga ngo, ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Nkunda gusaba Imana cyane, n'Imana ntabwo ibi bintu mbasha kubyumva, nshoboza kubyumva. Iryo ni isengesho nsigaye nsenga cyane, nsaba Imana ntabwo mbasha kubyumva, ibi bintu ndumva ari iby'agaciro ariko ntabwo mfite ubushobozi bwo kubyiteramo. Ariko wowe urabishoboye, yireba aho ngaho hihishe nge ntabasha kugera, ngo ngire icyo mparema, ngire icyo mpakorera. Uwiteka arabishoboye. Ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose, niko Uwiteka avuga. Petero yarabishimangiye kuri iri somo tugiye gucumbikiraho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere. Urwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo waho wa 24 no 25 haranditse ngo, kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ubwatsi. Urumva, ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, niko dusomye muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8. Umva ukuntu Petero yavuze, kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ubwatsi, ubwiza bwabo bose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. 25. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka,
kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Imana ihabwa icyubahiro yuko ijambo ry'ubutumwa bwiza rishingira kuri Yesu Kristo, gukiranuka kwacu. Kandi ndababwiza ukuri yuko uyu mugoroba Imana idushoboze kongera kugarukira urufatiro rw'ijambo ry'Imana, kugira ngo twe kwirenza umunsi tutariye kuri ibi bibabi by'igiti cy'ubugingo nk'uko twabyize. Imana iturinde gukomeza kurenga imbibi z'ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Imana idushoboza kwizera no kuzirika ku mitima yacu ijambo ry'Imana ko ari iry'agaciro, kuko ngo ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, ngo kandi ngo imibiri y'abantu imeze gutyo, ngo ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Kandi Kristo aravuga ati, nimwumvira amagambo yanjye mukaryitondera, nzazaho muri na data azazaho muri, tugumane namwe. Imana idushoboze kugaruka ku rufatiro rw'ijambo ryayo. Igihe ni kirekire turenga urubibi rw'ijambo ry'Imana. Imana idushoboze kurugarukira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana, dusaba Imana umugisha kugira ngo ikomereze aya magambo mu mitima yacu. Katwicishije bugufi dupfukamye dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuduhishuriye ijambo ryawe ko ari rwo rufatiro. Nubwo tubyumvise ntago twabyishoboza, gusa turatsinzwe. Tubonye ko tutarihaye agaciro nk'uko Aburahamu yabyumviye. Twagiye turenga imbibi z'iri jambo. Dushoboze kugaruka kuri uru rufatiro. Watubwiriye mu mwuka w'ubuhanuzi yuko ibyanditswe byera ari wo murinzi wacu. Ntabwo twifuza kuzongera kurenga uru rubibi, ubidushoboze. Kandi tubonye ko iri jambo ritazashiraho, ahubwo ko rizahoraho iteka. Kandi n'ubundi mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Kristo mwiza, wongere kubyara ubugingo mu mitima yacu. Mwuka wera dufata ukuboko, Kristo wuzurizwe muri twebwe. Data wa twese uhabwe icyubahiro. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.